Ni mu masaha y'ijoro Elodie rero aba asinziriye maze agatangira kurota nyine inzozi ziteye ubwoba. Atangira rero kubona nyine mama we, kandi mama we rwose aba yaravuye mu mubiri hashize igihe kinini, maze agatangira kumuhamagara ati mama winsiga ngwino garuka, arasakuza cyane. Maze umuvandimwe we Jamila uba uryamye mu kindi cyumba akumva rwose ko Elodie ari gusakuza cyane, maze agahita yinjira mu cyumba nyine, araza agasanga uyu mukobwa yabize ibyunzwe byinshi ndetse rwose yanarize kandi asinziriye, maze agahita amubwira ati Elodie kanguka. Akangukira hejuru rero, maze Jamila agahita amubaza ati urose ibiki biteye ubwoba ku buryo urindiriye rwose no kurira? Naho rero Elodie ati nyine nongeye kurota mama wanjye, maze rwose nibuka yuko ntacyo nabashije gukora kugira ngo ntancike. Jamila ati ariko wikwirenganya, wari umwana muto rwose nta kintu wari kubasha gukora. Elodie ati ntabwo njya mbyibabarira, ati ariko nyine niyo mpamvu ngomba kuzaba umuganga kugira ngo nibura njye ntabara ubuzima bw'abandi bantu bari mu kaga. Jamila ahita amubwira ati ndakwizera cyane kandi rwose mbona uzaba umuganga ubishoboye, ndetse rwose uzaba n'umuganga w'umumaro. Ngaho njye uryame maze rwose usinzire, dore haracyari nijoro cyane. Bahita rero basezeranaho nyine, Jamila agasubira mu cyumba cye akaryama na Elodie akaryama. Gusa nyine mu gitondo Elodie abyuka yatinze cyane, maze agasanga Jamila ndetse na mama we, dore ko nyine Elodie aba abana na mukase muri runo rugo. Mukase rero ni nawe nyine mama wa Jamila. Arabyuka rero agasanga nyine mama wa Jamila ndetse na Jamila bari mu gikoni bari gutegura amafunguro, maze agasuhuza nyine mama we ati waramutse neza mama. Naho mama wa Jamila ati ariko wa mukobwa we, iki gihe nicyo ubyukira? Urabona ukuntu uryamira ukagenda ugahera mu buriri, uba utekereza ko twebwe se turi abakozi bawe? Reba igihe tuba twabyukiye turi mu kazi, naho wowe rwose uba wisinziriye. Elodie ati rwose mama umbabarire nyine ntabwo bizongera. Naho Jamila ati none se Elodie, nyuma y'aya masaha wongeye kurota inzozi mbi? Elodie ati hoya nta kibazo, meze neza rwose, ntabwo biriya bintu ngomba kubishyiraho umutima cyane, ahubwo ngiye ngomba gushyira umutima ku nzozi zanjye zo kuzaba umuganga. Naho mama wa Jamila ahita ahindukira akamureba ati ngo inzozi zo kuzaba umuganga? Ati ariko wa mukobwa we uba ubona utari kwikirigita ugaseka? None se utekereza yuko amafaranga yo kugira ngo wige ubuganga uzayakura hehe? Uru rugo ruragukeneye, ukeneye nyine ukeneye nawe kugira icyo uzajya ufasha uru rugo, ndetse n'imirimo y'uru rugo rwose bigukeneye. Naho rero Elodie ati nyine ngomba kwiga cyane, maze rwose nyuma yo kwiga nkazafasha nyine uru rugo maze kubona diplome. Naho rero mama Jamila ati ibyo murimo rwose ntabwo mbizi, mba mbona murota kandi ari ku manywa. Naho rero Jamila ahita abwira mama we ati ariko se mama, ntabwo uba ubona ko Elodie ari umuhanga cyane? Ni ukuri ntabwo wakabaye umuca intege, ahubwo wakabaye umushyigikira mu byo arimo, kubera ko ndabibona rwose ko azaba umuganga mwiza. Mama wa Jamila ati ngewe rwose ntabwo mushyigikiye, kuko ibyo bintu ntabwo rwose bishoboka. Naho rero Jamila ati rero ngewe ndamushyigikiye cyane, ati Elodie rwose nkuri inyuma kandi ndabizi ko uzabigeraho. Bahita rero bigendera, maze bakajya gukomeza kwiyegereza ibyombo nyine aho ngaho imbere ya mama wabo uri guteka. Naho rero mama wa Jamila ahita arakara ati ariko Jamila, ati siko wagira ngo ntabwo uri umwana wanjye, wagira ngo sinakubyaye? Urumva ukuntu uba ushyigikiye uyu mukobwa aho kugira ngo ushyigikire ngewe kandi ndi mama wawe? Elodie rero amara gusohoka mu gikoni, maze Jamila agahita abwira mama we ati mama ndumva rwose nifuza ko twaganira kandi biri siriyasi. Ni ukuri ntabwo nshaka yuko ukomeza kurebana ay'ingwe na Elodie. Elodie nyine urabona ko rwose afite icyo ashaka kugeraho, wikomeza rero kumubwira ko agomba gukora ubukwe. Ntabwo rwose gushaka umugabo ari igisubizo. Yego nyine twese bizarangira n'ubundi aribyo dukoze, ariko nyine tugomba kwitonda tugakunda kandi tukanahitamo nyine abo tuzabana. Ariko rwose byose numva bigomba kuba nyuma y'uko dushoje amashuri yacu. Ni ukuri rwose Elodie ari hafi rwose gusoza kandi inzozi ze ari hafi kuzigeraho. Ndumva rero ngewe wakwihangana maze ukamushyigikira. Naho mama wa Jamila ati Jamila sinzi impamvu rwose utabasha kunyumva, ntabwo njye nawe turi kubyumva kimwe.
Elodie arakuze agomba gushaka umugabo maze agatangira gutera inkunga rwose uru rugo rwacu kuko reka dukeneye ubufasha. Urabona se nzakora njyenyine muri uru rugo bikavamo mwese mukaba ari njye mureba n'ayo mafaranga y'ishuri reka ntayo nabona. Naho Jamila ati ariko rwose mama ni ukuri urabizi turagukunda cyane ariko nanone wikumva ko nyine tugomba kukwitangira maze ibyishimo byacu twese tukabireka kugira ngo tugushimishe. Jamila rero abona mama we atari kumwumva maze nawe agahita yigendera akegera mu cyumba. Naho rero ku rundi ruhande Elodie wahamagara tante wabo, aba ari tante wabo nyine uva rimwe na papa wabo, aramuhamagara akamubwira ati ni ukuri tante ndumva nshaka kukuvugisha ariko nanone bitari kuri telefone. Uyu umutante wabo rero aba ari umuterapete, aka kanya bari kuvugana aba ari ku kazi, ahita amubwira ati ngwino umusange muri biro, ndabona n'ubundi nta muntu nyine mfite muri aya masaha, ngwino tuvugane nta kibazo, gusa nizere ko nta kibazo gikomeye ufite. Naho Elodie ati ndaje nyine tuvugane n'ubundi niwo ugituma rwose nduhuka mu mutwe. Ku rundi ruhande ariko Pati ni umusore nyine nawe uba muri uyu mujyi. Uyu musore rero yifitiye rwose akazi keza cyane aho ndetse akorana n'inshuti ye magara. Aba rero ari ku kazi maze iyi nshuti ye ikaza kumuha raporo nyine baba bari kuvugana, telefone ye ikaba irasonnye. Pati yareba agasanga ni mama uri kumuhamagara, ahita abwira uyu musore w'inshuti ye ati dore kandi ni mama wanjye uri kumuhamagara. Naho rero uyu musore ati none se kutamwitaba? Pati ati ibyo ambwira rega biba bisa rwose nkaho naba mbizi ariko nta kibazo reka mbyihorere, ndaza kumuhamagara turi muri pause, ndaza kuvugana nawe nta kibazo, ubu nyine ni umwanya w'akazi. Uyu mushuti ahita amubwira ati yego rwose nta kibazo, gusa nyine iyi project tugomba kuyitaho cyane kandi ntabwo tugomba gukora ikosa na ritoya ryatuma twitakaza. Pati ati niko bimeze kubera ko nitubikora neza rwose zatwinjiriza amafaranga kandi menshi. Elodie rero agera kwa tante we yababaye rwose. Tante bati ko mbona rwose utishimye mukobwa wanjye, bimeze bite? Naho Elodie ati nyine uyu munsi rwose navuganye nabi na muka data, urabizi nyine ukuntu ikintu akize imbere ari uko nakora ubukwe kandi njye rwose ntabwo aricyo cyihutirwa, urabizi inzozi zanjye zo kuzaba umuganga rero rwose nizo nifuza gushyira imbere y'ibindi bintu byose. Tante bati yego ndakumva cyane ariko se nanone ubundi kubera iki nyine gukora ubukwe byo wumva rwose nta gaciro ubiha kubera icyo utabishaka kandi rwose bishoboka yuko ibyo byose wabifatanya, ntabwo rwose kuba wakora ubukwe byakubuza kuzagera ku nzozi zawe, byose ushobora kubifatanya kandi bikagenda neza ndetse bikakubera iby'umumaro. Naho rero Elodie ati rero rwose tante impamvu nyamukuru nshyize imbere kwiga gusa ni uko nta n'umukunzi mfite, ubwo se mukadata aba yumva nazakundana nkanashakana n'umuntu azanyereka? Ntabwo rwose ibyo bishoboka, ni ibintu nyine bizansaba igihe, nimpura hari yenda n'uwo dukundana bishobora kuzashoboka ariko muri aka kanya nta mukunzi mfite, ubwo rero ngewe ikintu nshyize imbere ni ukwiyigira rwose maze nkagera ku nzozi zanjye. Tante we leta amubwira ati ndakumva cyane nanjye rwose ndagushyigikiye ariko nuhura n'uwo mubyumva kimwe, nuhura n'uwo muhuza rwose ntuzajijinganye, uzahite utangira nyine gupanga ko mushobora no kubana nta kibazo kuko ntabwo kuba washinga urugo bishobora kubangamira rwose izindi nzozi zose ufite. Ntugire ikibazo kandi ntuhangayike, gusa nyine niba nta mukunzi ufite byo birumvikana cyane. Tante rero wa Elodie ahita amubwira ati usanze rero n'amasaha yo kujya gufata amafunguro yarageze, ndifuza ko nyine twajyana tugasohokana, byaba na ngombwa tukabanza tukajya no gusangira. Elodie ati nta kibazo rwose, bahita bahaguruka rero muri biro bagasohoka. Bati rero we ku mugoroba agera mu rugo maze agahita yongera kumva telefone ye irasonnye, ahita yibuka ko atigeze ahamagara mama we n'inshuro zose yamuhamagaye, maze noneho agahita amwitaba. Mama we ati ariko umuhungu wanjye bimeze bite? Umeze neza? Ko ndi kubona rwose utagikeneye kumvugisha, bimeze bite? Naho Pati ati mama urabizi rwose ntabwo uri mu bantu nakwihorera, ahubwo nyine akazi kaba kabaye kenshi cyane. Naho mama ati ntabwo rwose numva ko aricyo kibazo, ahubwo mba mbona nyine umeze nk'umuntu uri kugenda unkunga. Pati ati urabizi ko rwose ntabikora, ndakubaha kandi ndagukunda, nta kintu na kimwe rwose cyatuma nifuza kujya kure yawe.
mama we rero ahita amubwira ati rero njye na papa wawe twari dufite nyine ikintu kandi cy'ingirakamaro twifuzaga kuganira nawe. Ati rero rwose muri iyi minsi ngomba gushaka umwanya byihuse maze nkazaza mukambwira icyo munshakira. Mama we rero ati nta kibazo rero noneho rwose ubwo bigiye ku murongo ubwo ugiye gushaka umwanya, ngaho rero ugira ijoro ryiza, reka ne kugutwarira umwanya kuko wari umaze kumbwira yuko n'ubundi unaniwe ariko ukigera mu rugo. Ati uraraharyana. Nyuma y'iminsi rero Elodie ava ku ishuri, ibyishimo ari byose, aba yatsinze ama examen kandi akayatsinda neza cyane, aba afite rwose amanota menshi. Araza rero iyo nkuru nyine agahita ayibwira Jamila. Jamila arishima cyane ati nari mbizi rega ko wowe rwose udashobora kuntenguha, niba hari abantu nizera nawe ubamo, ndabizi uri umuhanga cyane, wowe rwose amanota ujya ugira ntabwo ajya ntungura cyane kuko ndakwizera cyane. Bahita batangira rero nyine kuganira, baba bari kurira utubiswi bishimye nyine kubera ukuntu Elodie aba yatsinze cyane. Mama wabo rero ava mu cyumba maze akaza ababaza ati ko numvaga museka cyane, habaye iki, niki cyabashimishije? Naho Jamila ati nyine tuba turi kwiganirira nyine nk'abakobwa ibitureba. Mama wabo ati hoya nimumbwire ikintu mwavugaga. Jamila ati nyine twari turi kwishima kubera ko Elodie yakoze ibizami none yabitsinze ku manota rwose ari hejuru. Mama wabo rero ahita yijima ati ibyo se urumva ari ibintu bishimishije cyangwa bitangaje? Ubwo nicyo cyatumaga museka mwamennye umutwe? Naho Jamila ati ariko se mama, kubera ko utajya wishimira rwose intambwe Elodie aba yateye? Ni ukuri kuba yakoze ibizami akabitsinda cyane, twakabaye rwose tumushyigikira ndetse tukamubwira felicitation. Ntabwo numva rero ukuntu wowe rwose ntacyo bikubwiye. Mama we rero ati ibyo nyine ni kwa kundi n'ubundi ari gukomeza guhunga inshingano, ubwo se wagira ngo binshimishe kandi n'ubundi ari gukomeza nyine kujya mu cyerekezo ntashaka. Ibi bintu rero bibabaza Elodie maze agahita amubwira ati ariko rwose mwakabaye munyumva mukandeka nkakomeza nkiyigira. Naho rero mama wa Jamila ati ceceka wa munebwe we, uragira ngo hari ikindi se gituma ujya ku ishuri ukajya gutayo umwanya? Si ukubera ko nyine uba ukeneye guhunga inshingano? Elodie bikomeza kumubabaza maze akamubwira ati umva rero nkubwire, ntabwo rwose ngewe ndi umunebwe, nta nubwo kandi mpunga inshingano. Naho rero mama wa Jamila ati iyi nzu ni iyanjye, ngomba kuvuga icyo nshaka muri iyi nzu kandi mukumvira icyo nategetse. Elodie rero baba baramaze kurakara ahita amubwira ati ariko iyi nzu ni iya papa wanjye, nanjye rero ngomba rwose gukora icyo nshaka, mfite uburenganzira bwo gukurikiza inzira nshaka. Mama rero wa Jamila utabyihanganira rwose ahita ahaguruka maze akaba amukubise urushyi. Jamila arahaguruka akabajya hagati maze agahita abwira mama we ati ariko se mama, koko bizageza ryari gushyamirana kwawe ndetse na Elodie? Elodie wamuhaye amahoro, wamuretse rwose agakurikira inzira ye ko ntacyo bigutwaye? Elodie rero ahita yigendera akajya mu cyumba. N'ubundi nyine birumvikana agahinda kaba ari kose kuko aba abizi neza ko uyu mubyeyi rwose atamukunda habe na gato. Ni n'ibintu kandi biba bigaragarira amaso, nta kintu cyiza rwose na kimwe aba amwifuriza. Elodie rero arongera agahamagara tante we akamubwira ko n'ubundi ashaka kuza kumureba ku kazi. Tante we aramubwira ati nguri nta kibazo. Elodie agenda nyine n'umujinya mwinshi maze yagera imbere y'aho tante we akorera ahita rero ahura na Pati nawe uba uri gusohoka mu wundi muryango w'ahantu aba avuye. Gusa nyine Pati nawe abarangaye kuko aba ari kuvugana n'umuntu asize mo imbere amubwira ati nzagaruka vuba ntugire ikibazo. Kwa kuntu nyine umuntu aba ari kuvugisha umuntu ari kure yahindukiye ari kureba nyine muri uwo muryango aba aturutsemo, bahita bagongana rero na Elodie nawe uba ari kuri telefone. Elodie rero n'umushiha mwinshi atari kwa muhungu we, nta maso ugira wajya ugenda ureba aho uri gukandagira. Naho Pati ati karabaye noneho, none se ni wowe ungonze, none ni nawe uri kumbwira nabi, ahubwo se wowe kuki ugenda utareba ahantu ugiye kubera icyo ugenda uri kuri telefone ukagenda urangaye? Naho Pati ati yabaye se ahubwo ari wowe wari uri kugenda uvuga mu nzira? Naho Pati ati none se nkubaze, ari njye nagendaga mvuga ari nawe wari uri kuri telefone? Ubu urumva wari urangaye cyane ari nde? Ahubwo nsaba imbabazi nyine ko ni wowe rwose unkoreye amakosa.
Elodie ati uzabaze ntabwo nagusaba imbabazi kubera ko ni wowe nyine wari urangaye. Bakomeza rero gutongana maze Pati agahita abwira Elodie ati basi ngaho mbabarira niba rwose ari njye ngukorera amakosa ngaho mbabarira ariko utuze nyine reka kugenda urakaye. Elodie rero ahita n'ubundi yikubita ati ngaho nyine genda ariko ubutaha uzajya ugenda ureba ahantu rwose uri kujya ntukagende urangaye. Elodie rero ahita yinjira nyine muri biro ya tante we, naho Pati agasigara ahagaze ari guseka ati mbega umukobwa mwiza ari kugira amahane. Arakomeza akamwitegereza ati gusa nyine arancekeje, ati urabona amahane afite, ati gusa nyine ni mwiza rwose. Ahita rero nawe yigendera maze Elodie we rwose yinjira nyine muri biro ya tante we n'umujinya mwinshi. Tante ati none se ko mbona noneho wahindanye neza neza byagenze bite ko ndeba rwose isura yijimye. Naho Elodie atumva mpuye n'umusore hano hanze arangonga arangije atangira no kumbwira amagambo menshi. Tante we rero ahita aseka ati none se ntabwo nyine umusabanye imbabazi. Elodie ati niwe wagombaga kuzinsaba yazinsabye ariko njye ntacyo bimbwiye rwose, uzi kugira ngo umuntu aza kugonga agenda atanareba. Tante we rero uba uri guseka cyane ahita amubwira ati none se mbwira nyine uwo musore se yari ameze ati, yari muremure se, yari bogari, none se yari inzobe cyangwa yari igikara, mbwira nyine ukuntu byari bimeze. Elodie rero kwihangana biranga maze akaba araturitse arasetse. Ahita abwira rero tante we ati cyakoze nakubeshye, umva cyakoze yari bogari ni ukuri, nubwo nyine namurebaga mfite umujinya ariko nyine ni umusore muremure w'igikara w'ibogari rwose yaranambaye neza reka. Tante we rero ahita aseka ati nyine ubutaha jya ugabanya imijinya, ati ariko se ubwo wowe urumva nk'umuntu muba muhuye ubwa mbere ugatangira kumushigura gutyo. Elodie rero ahita abwira tante we ati rega urumva nyine bafite ibibazo byinshi, tekereza nawe ibibazo byose mba nkuye mu rugo noneho nagira no mu nzira umuntu agahita anyongereraho ibindi bibazo. Ati rero rwose noneho nari mvuye mu rugo n'ubundi ibintu biba byabaye nabi nyine urabizi ukuntu muka data aba amereye nabi, aba ari kuntuka, ati nta kintu cyiza na kimwe nakora ngo akibone. Ati ubwo rero nari mfite imishiha ntabwo ushobora kubyumva, ati cyakoze wa mwana ya musore nukuri arambabaje, ati uzi yuko buriya umutuye imijinya yose atarazi n'aho iturutse. Tante we rero ahita aseka ati sibyo ndi kukubwira se nyine ngo jya ugabanya imishiha ntukayitura abantu bose batazi uko byagenze. Bahita rero bakomeza nyine kwiganirira maze iyo sije bakaba bayihoreye. Pati we rero agenda yashyushye maze yagera ku kazi agahita abwira nyine wa mushuti we atumva ntabwo wakumva umukobwa duhuye, ati mpuye n'umukobwa mwiza, ati ariko shaho ugira amahane, ataranutse, ati yaranyishe neza neza, ati uzi ko haburaga gatoya ngo akiremo iki neza neza, ati twagonganye, ati ariko amagambo yambwiye, ati yavuze mu isegonda imwe ariko nanjye sinakubwira umubare w'amagambo yambwiye, ati yararakaye wagira ngo hari undi muntu nyine bari bamaze kugirana ikibazo, ati ariko sha ni mwiza, ati ni mwiza cyane kandi nyine anateye neza, ati gusa ngewe yarari kuntuka nkajya nkomeza mwirebera mu maso, ati uzi ukuntu afite mu maso heza se, ati ariko nyine yantutse nawe ubyumve. Mushuti we rero nawe ahita aseka ati hoya ntumbwire ko bagutukaga maze ukajya wumva bari kugutera imitoma. Pati ati ni nkako rwose byagenze neza neza. Babiganiraho nyine banaseka nyine babiteraho burage, ariko icyumweru cyose rwose gishira ariyo nkuru nyine Pati imuri mu kanwa y'uwo mukobwa aba yumva yifuza kuzongera guhura nawe indi nshuro. Umunsi umwe rero baba bari ku kazi maze saa sita zagera Pati akabwira wa mushuti we ati ngwino tujye gufata ibya saa sita tujyane nyine muri resto. Naho rero uyu mushuti we ahita amubwira ati hoya njye mfite akazi kenshi cyane, mfite ibintu ngomba kurangiza, ahubwo wowe ugendere ujye muri resto, ngiyewe ndaza kubyodaringa maze binsange hano ku kazi. Pati ati ariko rwose twari gusangira. Naho umushuti we ati hoya nta kibazo genda uryoherwe, nta mwanya rwose mfite ntakubeshye. Pati rero aragenda akajya muri resto maze akicara abategereje rero umuntu uza gufata komande, maze hagahita haza nyine Elodie. Araza agahita amubwira ati mwiriwe. Elodie aba atarareba mu maso nyine ya Pati. Naho Pati ati mwiriwe neza. Pati rero arahindukira maze yareba mu maso akabona ni wa mukobwa nyine bahuye, ahita amubwira ati ni wowe se ukorera hano? Naho Elodie ati none se turaziranye? Uyu musore ati yego ni njyewe wa musore nyine mwasekuranye ahantu nyine mwahondanye maze mukaba muratonganye. Naho rero Elodie ahita aseka ati umbabarire rwose ntabwo nakwibukaga. Ahita abaza rero Pati ati none se murafata iki? Naho Pati
akamubwira nyine amafunguro ari bufate, ariko yajya kugenda akongera akamufata akaboko ati garuka hano gatoya mbanze nkubwire, ariko ndakwinginze rwose ntundakarire, ugerageze kutandakarira, none se birashoboka yuko waza ukicara hano maze tukaba twasangira? Nawe Elodie ati hoya, ntabwo rwose ibyo bintu byashoboka igihe ndi mu kazi, gusa nyine aba ari kumubwira neza noneho nta mushiha na mukeya afite. Elodie rero ajya kuzana nyine komande ya Pati, maze Pati agahita ahamagara nyine wa mushuti we atumva mbabara ndakwinginze, niba wararangije kuhodaringa rwose byihanganire, ngwino usange muri resto. Ahita yimurangira atuzi yuko mbonye wa mukobwa maze icyumweru cyose nkubwira, ati tekereza umukobwa wari umaze icyumweru cyose ntesha umutwe, none birangiye musanze muri resto, ngwino umurebe ndakwinginze mbabarira. Umushuti we atumva iminota rwose nk'itanu ndaba nkugezeho, kuko nanjye ndifuza kureba umuntu wagutesheje umutwe icyumweru cyose nta kindi kintu uvuga mu kanwa kawe. Mu minota mike rero uyu mushuti wa Pati aba ageze muri ya resto, maze agahita amubaza ati ngaho rero munyereke ari hehe uwo mukobwa, ntakubeshye mfite amatsiko menshi rwose yo kumenya umukobwa wagutesheje umutwe ukamara icyumweru cyose warataye umutwe. Naho rero Pati we ahita amubwira ati ariko se nawe vuga buhoro, uraba utaranicara ngo ari hehe? Pati rero areba inyuma maze akaba aramubonye, atamubwira ati reba nyine n'uriya mukobwa wambaye umupira w'umuhondo. Uyu mushuti we rero ahita anaga akajisho kuri Elodie, maze agahita abwira Pati ati wawu, ati burya ni ukuri ibintu wavugaga rwose wari ufite impamvu, uriya mukobwa ni mwiza cyane, noneho rwose nanjye mpise menya impamvu yari yaragutesheje umutwe, nta n'undi atatesha umutwe, mbega umukobwa mwiza, cyakoze ni ukuri ni mwiza cyane rwose, nanjye reka ndabizi ko uzi kureba, ntabwo wari guteshwa umutwe n'ibintu bibonetse byose. Naho rero Pati ahita amubwira ati ariko se vuga buhoro, ntabwo ureba ko ari kuza adusanga? Bahita rero baceceka, maze Elodie akaza nyine agahita abaza uyu mushuti wa Pati ati mwebwe se ndabaha iki? Naho rero umushuti wa Pati ati nta kibazo, ndashaka icupa ry'amazi, kubera ko nyine aba yamaze gufata amafunguro, mu by'ukuri aba yarazanywe hano no kwirebera uyu mukobwa. Elodie ahita amubwira ati nta kibazo, icupa rwose ndaje ndizane. Ahita arimuzanira, maze yasubirayo bagasigara barebana Pati n'inshuti ye, maze bagaseka, kuko rwose uyu musore w'inshuti ya Pati nawe rwose aba yemeye nyine, kuko Elodie aba ari umukobwa mwiza mu bigaragarira amaso. Elodie rero nawe ku mugoroba agera mu rugo avuye ku kazi, maze agahita abwira Jamila atumva rero kuzaniye amakuru ashyushye, gusa ndananiwe ndumva hari nazayakubwira ejo. Naho Jamila turabizi nta muntu rwose ujya urarana inkuru atambwiye, igihe cyose uba wamenyesheje ko uyifite, ntabwo bishoboka rwose, icara ubanze uyimbwire. Naho Elodie atari kugira amatsiko, nyine nahuye na wa musore nakubwiraga twigeze guhura tugatongana. Naho rero Jamila ati mbwira nyine, mwahuye rero bigenda bite? Mbabarira izo nkuru zimpe rwose. Elodie ati nyine urumva yaje kurira kuri resto, nyine yaje atanga komande nk'isanzwe, ndamuseriva nyine, gusa nyine ni umwana mwiza cyane, aritonda kandi nyine ni umusore warezwe, agira ikinyabupfura ukuntu nyine, ubwo nyine yansabye imbabazi ku bintu byose byabaye. Naho Jamila ati none se mbwira, nisere ko kandi yanagusabye nyine ko mwajya gusangira? Elodie ati nyine yansabye ko twasangira, ariko ntabwo byari gushoboka kuko ntindi ku kazi. None se nyine mbwira nyine ibindi bintu yakubwiye, nisere ko yatwaye nimero zawe? Undi ati yego rwose nimero yanjye yayitwaye. Ati none se mwavuganye ko nyine muzahurira nk'ahantu mukaganira? Elodie ati ariko nawe amatsiko yawe rwose ni umunsi, sinkubwiye ko nyine ari aho byagarukiye? Ariko nyine ikintu cyonyine nakubwira, sha uriya musore ni mwiza pe, ni mwiza nawe icyamukwereka, noneho nyine ibintu bye byose ni byiza, urumva aratuje, afite ikinyabupfura nyine, atimva mbese nta defo n'imwe afite. Elodie rero abona Jamila ari gukomeza gushaka kumubaza ibindi bitanabaye rwose, maze agahita ahaguruka atumva nkubwire Jamila, mbabarira rwose utegure iby'ijoro tujye ku meza kuko ndanashonje cyane kandi ndashaka kuryama. Jamila ahita amubwira ati nta kibazo, reka nze ngutegurire, ariko umenye ko izo nkuru uzazimbwira neza ejo witonze. Umunsi wakurikiye rero amasaha ya saa sita aragera, maze Pati agahita abwira wa mushuti we atumva ngiye kuri resto nyine ngiye gufata amafunguro.
naho mushuti we ati wavuze ko ugiye kwirebera wa mukobwa mwiza ureba neza cyane ukareka kumbwira ngo ugiye gufata amafunguro. Naho rero Pati ati ariko ngiye gufata amafunguro nawe ntugakomeze kunserereza. Umushuti we atumva birakugaragara no mu maso rwose kuri mu rukundo, uriya mukobwa aramukunze ahubwo sinzi niba ugisinzira. Noneho ikirenze kuri ibyo, ubundi iyo umuntu ari mu rukundo nyine atangira gukora ibintu bidasobanutse ubona bijagaraye, kandi nawe ni ku meza rwose ntabwo ukiri ku murongo. Pati ati ni ukuri rwose mbabara nawe ntugakabye. Naho umushuti we ati ndi kukubona neza rwose nkaho uri Romeo, ndabona urukundo rukugeze kure. Pati rero ahita amwihorera maze agahita yigendera. Gusa nyine kuva umunsi abona Elodie muri iyi resto yahise afata umwanzuro ko ariho azajya afatira amafunguro buri munsi nta gusiba, kuko nyine yabaga akeneye no kunaga akajisho kuri uyu mukobwa nyine ubereye kurebwa. Ku rundi ruhande rero mama wa Pati ahamagara mama wa Jamila maze akamubwira ati rero nyine nari nguhamagaye kugira ngo ya gahunda twasezeranye kera n'umugabo wawe utarapfa noneho tuyishyire mu bikorwa. Nifuzaga yuko wanyoherereza ifoto y'umukobwa wawe, cyangwa se niba barenze umwe ukazohereza zose, maze nkazereka nyine umuhungu wanjye ndetse na papa we bagahitamo nyine umukobwa umwe ugomba kuzashakana n'umuhungu wanjye nk'uko twabyiyemeje kera. Mama rero wa Jamila ahita abwira mama wa Pati ati murakoze cyane rwose ngiye guhita mbikora. Bamuhamagara kandi ubwo yari yicaranye na Elodie ndetse na Jamila, ava kuri telefone agahita rero ababwira ati rero nyine nari mpamagawe n'umumama w'inshuti yacu cyane. Kera rero papa wanyu atarapfa yari inshuti y'umugabo we cyane, bari barumvikanye ko rero umuhungu we azashaka mu muryango wacu ko nyine tuzamushyingira umukobwa umwe muri mwebwe. Rero ubu ngubu nyine igihe cyari kigeze cyo kugira ngo nyine twohereze amafoto yanyu, maze uwo musore ahitemo umwe muri mwebwe. Elodie rero ahita abwira mama wa Jamila ati njyewe rwose aho ngaho ntabwo ndimo, kubera ko ntabwo rwose twifuza gukundana n'umusore ntazi, umuntu tutigeze tubonana. Ntabwo rwose ndimo ibyo bintu, ngiye ntabwo njya mbikora, bimeze nka tombora. Naho rero mama wa Jamila atari ko rwose ntabwo mufite amahitamo, kubera ko papa wanyu yarabyemeye, kandi rero mugomba kubaha nyine icyifuzo cye. Naho Elodie ati hoya rwose ntabwo bishoboka, njye rwose ntimunshyiremo. Jamila rero we rwose uba wicaye yiturije ahita abwira mama we ati ariko mama njyewe nta kibazo rwose ifoto yanjye uyohereze, dushobora guhura nyine maze tukabyumva kimwe, bityo nyine tugahita twibanira, kubera ko njye ndumva n'igitekerezo cyo gukora ubukwe rwose ndumva cyaba kinshishikaje, ntacyo bitwaye rwose ifoto yanjye yo uyohereze. Naho rero Elodie ati njye ntihagire umuntu wohereza ifoto yanjye, ntabwo ibyo bintu birimo habe na gato. Mama wabo rero abura uko abigenza maze nyine akohereza amafoto ya Jamila gusa, kuko Elodie aba yabyanze burundu. Umunsi wakurikiye rero mama wa Pati aramuhamagara maze akamubaza gahunda y'umunsi. Pati rero ahita amubwira ati ubu tuvugana rwose ndi mu nzira nza kukureba, dore igihe cyose nari maze nkubwira ko nyine ngomba kuza kukureba. Mama ati ni byiza cyane rwose, ahubwo reka ngutegurire n'amafunguro ukunda, kandi rwose uziye igihe banguka ahubwo. Pati rero arataha yagera iwabo maze mama we nyine akamubwira nyine icyo yamushakiraga, akamubwira ko we na papa we bakeneye kumuhuza n'umukobwa. Uyu mukobwa rero akaba ari uw'umugabo wari inshuti yabo, ndetse rwose bari bafatanyije na bizinesi na papa wa Pati. Bamwereka rero amafoto y'uyu mukobwa maze nyine Pati akayareba, ariko akabwira mama we ati ariko rwose mama mfite undi mukobwa turi kubyumva kimwe, nuko rwose ntaramubwira ko mukunda, ariko nyine mfite rwose undi mukobwa. Mama we ati ubotse nyine utarabwira ko ukunda, urumva ibyo bye nyine hari icyo bivuze, ugomba nyine gukurikiza ibyo twumvikanye n'uyu muryango, ahubwo nyine uyu mukobwa mugomba kuzahura mu cyumweru gitaha. Bamubwira nyine amazina ye n'ibimuranga byose.
buracya rero maze nyine Pati akajya ku kazi, ahita ahura na wa mushuti we rero maze akamubwira ati rero rwose ikintu cyari cyanjyanye iwacu ni ibintu bitangaje gusa ntuzi ukuntu mama yirirwaga ampamagara. Umushuti we ati yego. Pati atuzi yuko bagira ngo nyine bampuze n'umukobwa, ngo ni amasezerano imiryango yacu yagiranye ko nyine umuryango wacu uzashaka mu muryango wabo, rero nyine bagira ngo baduhuze. Pati rero ahita amwereka ifoto ati dore nguyu uwo mukobwa yitwa nyine Jamila. Naho rero uyu mushuti we ati ndabona rwose ari mwiza ariko nanone ntabwo ari cyane nyine nka wa mukobwa wundi. None se ubundi ubwo wabyitwayemo ute ko mba mbona uriya mukobwa nyine hari ukuntu umureba neza kandi rwose binagaragara ko ushobora kuba umukunda. Pati ati nibyo rwose uriya mukobwa ndamukunda cyane Elodie, nubwo nyine ntarabimubwira ngo numve icyo abimbwiraho ariko ni ukuri nawe mba mbona atandeba nabi. Rero rwose sinibaza ukuntu nahura n'uyu mukobwa kubera yuko urumva nyine mfite undi mu mutima wanjye, ariko ababyeyi banjye urumva nyine bari kumforusa guhura nawe. Tekereza ko noneho barangije no gupanga igihe tuzahurira ngo mu cyumweru gitaha tugomba guhura byanze bikunze. Sinzi rero rwose ukuntu nzabyitwaramo. Naho rero uyu mushuti wa Pati ahita amubwira ati rero reka nkugire inama, wowe nyine uzabyemere maze uhure nawe, hanyuma uzahita ubwira ababyeyi bawe ko wasanze rwose nta kigenda, ko bitari guhura, ko utari kumwiyumvamo, bazakumva ndabizi. Naho ukomeje kubahakanira ubu ngubu ntabwo babyumva kuko nyine utaranamubona, ariko nimumara guhura ukababwira ko wumvise rwose utabyiyumvamo, icyo gihe bazakumva. Pati rero ahita amubwira ati ariko icyo ni igitekerezo cyiza, nibyo wa mugani reka nzahure nawe ubundi nyine nzahakanira ababyeyi mbabwire ko rwose bitashoboka. Umunsi wo guhura rero uragera, Jamila rwose aba yashyushye, imyiteguro nyine ari yose. Pati rero araza nyine kuko baba bagomba guhurira iwabo wa Jamila, maze nyine bagahura. Jamila atangazwa n'ukuntu nyine uyu musore aba ari mwiza, aba ari umwana mwiza, aba atuje, ibintu byose nyine biramutangaza. N'ubundi nyine aba yaramwishimiye ataranamubona, noneho kumubona ahita asara neza neza. Baraganira rero ubundi nyine bagatandukana, maze bamara gutandukana Pati agahamagara wa mushuti we atumva ati rero mvuye guhura na Jamila, gusa nyine nabonye ari umukobwa witonda, nabonye nyine nta n'ikibazo cye, ni uko gusa mfite undi nakunze mbere, naho ubundi nta kibazo rwose, ni mwiza, yanyakiranye nyine urugwiro, nabonye nyine nta kibazo, ariko nyine urabizi nkunda Elodie cyane. Kugeza kano kanya rero uyu musore Pati aba ataranamenya ko rwose Jamila ndetse na Elodie bafitanye isano, kuko nta na rimwe bari yari yasanga hano Elodie. Naho rero Jamila we nyine ajya kureba wa mutanti wabo w'umuterapete, akamubwira atumva nyine bampuje n'umusore, ariko icyakwereka ukuntu uwo musore ari mwiza, ni mwiza cyane, nahise ninamukunda. Gusa nyine ntabwo bibuza rwose ko umuntu aba afite ubwoba bwo gukora ubukwe, cyane cyane uwo muntu nyine muba mutaramenyana igihe kirekire. Tanti we rero ahita amubwira ati nyine mugomba kujya mubonana kenshi maze mukamenyana, ati kubera ko urugo rwose ntabwo ari ibintu bigoye cyane. Ikintu cya mbere ni communication, mugomba kuvugana ibintu byose. Ikindi cya kabiri ni icyizere. Ikindi cya gatatu ni ukwihangana igihe hari umwe muri mwe waba wakoze ikosa. Ibyo bintu uko ari bitatu nubasha rwose kubyubahiriza, humura urugo rwanyu ruzagenda neza, wihangayika nyine. Gusa buri muntu wese iyo atangiye kugira igitekerezo cyo gukora ubukwe, byanze bikunze ubwoba ntibubura, ariko rwose niba waramukunze ntuzatinze mu nzira. Jamila rero ashimira tante we nyine, aba ari umumama uzi ubwenge cyane, uba agira inama nyine aba bana babereye tante wabo, kandi akabagira inama za nyazo. Jamila rero agera mu rugo, maze nyine agahita ahamagara Pati ati umva mvuye kureba nyine tante wanjye, namukubwiye, maze ambwira yuko yifuza ko twazajyana kumusuhuza ubutaha.
Pati rero aramubwira ati nta kibazo rwose, gusa nyine Pati waba yumva biri kugera kure kandi nyamara atari byo yifuza, kubera ko ababona adakwiye gukomezanya n'uyu mukobwa, nubwo nyine aba yarabonye nta nenge n'imwe afite, ariko nanone ntabwo rwose aba amwiyumvamo kuko aba akunda nyine Elodie. Naho rero Jamila we rwose aba yarashyushye nyine kubera ukuntu aba yaratangiye gukunda uyu musore. Ahita rero abwira Pati ati ahubwo nyine nuzajya rwose wumva ukeneye kuruhuka jya umpamagara maze nyine tube tuganira, ikindi kandi numva ukeneye nyine umuntu wo kukuganiriza jya umbwira maze dusohokane dutemberane maze rwose tuganire ku marirungu. Pati rero aramwikiriza, ariko mu by'ukuri rwose aba yumva ibintu biri kurushaho kugenda bimukomerera. Uyu munsi rero kandi nijoro nyine mu masaha yo kuryama Elodie arataha nyine, uyu munsi nibwo aba yabonye noneho umwanya rwose, araza rero maze akaganira nyine n'umuvandimwe we Jamila. Jamila rero abwira Elodie ibintu byose ukuntu byagenze, ukuntu yahuye na wa musore, ukuntu nyine yamwishimiye, ukuntu ari umusore utangaje w'imico myiza, arabimubwira ibintu byose maze Elodie akishima ati ni ukuri wabera rwose n'ubwa mbere numvise umbwira ko wabonye umusore nyine mwiza, wabonye ukumva uramwishimiye, ati cyakoze ni ukuri nanjye ndakwishimiye kubera ko nibura urifuza no gukora ubukwe, nta kibazo rero ubwo wabonye umuntu mukundana nimumenyane, ubundi rwose nababwira iki, tubari inyuma tuzabashyigikira. Naho rero Jamila abwira Elodie ati urakoze cyane ni ukuri kuba ushyigikiye icyifuzo cyanjye. Elodie nawe ati rega ndagukunda kandi uri umuvandimwe wanjye, icyagushimisha rero nanjye rwose ngomba kugishyigikira uko byagenda kose. Gusa nyine ntakubeshye ndumva afite amatsiko yo kureba uwo musore w'umunyamahirwe wabashije gutsindira umutima wanjye. Naho Jamila ati ubutaha naza rwose nzakubwira, nawe ushaka umwanya niyo waba ari muto maze uzumusuhuze munamenyane mutazahurira mu nzira bya bindi byawe ukaba umubwiye nabi. Elodie ati uranzi nyine nanjye ukuntu njya ntomboka, yazansitaraho umunsi umwe rwose ugasanga mubwiye amagambo ntakabaye mubwira. Barabiseka rero maze bakabihinduramo nyine burage. Nyuma y'iminsi rero Jamila yongera gusaba Pati ko bahura kandi n'ubundi akongera akagaruka mu rugo, arongera rero akagaruka, gusa noneho rwose biba ari ibitangaza kubera ko arakomanga maze mu kwinjira agahita afungurirwa na Elodie. Bombi bararebana maze rwose bakumirwa bagatangara. Elodie ati uri hano ukora iki? Naho rero Pati ati ahubwo se wowe urakora iki hano? Muri ako kanya rero Jamila nyine aba aje muri salo areba ukuntu bari kurebana maze akababaza ati none se muraziranye? Aba bombi nyine bakomeza kurebana maze Elodie agahita asohoka akajya hanze, aragenda nyine akikaruma ariko akongera nyine akagaruka mu nzu, bagakomeza bakaganira ariko rwose ubona adahari, ubona atishimye habe na gato. Pati nawe ari ukubona ibintu byose byamucanze. Jamila rero akora presentation maze akavuga ko nyine Elodie ari umuvandimwe we, noneho rwose Pati ajya yagwa mu kantu. Basoza rero kuganira maze Pati nyine agataha, gusa mbere y'uko agenda aparika imodoka iruhande rw'iwabo wa Jamila maze nyine agahamagara wa mushuti we, aramubwira ati umva nkubwire ibintu bimbayeho na n'ubu rwose sindemera ko ari ibya nyabyo, ahari ndi kurota ariko ndakubeshye ijuru rirangwiriye neza neza, uzi ngo ngere kwa Jamila maze nsange na Pati nsange na Elodie arahari. Noneho uzi ikintu gitangaje se, Elodie ni umuvandimwe wa Jamila, ntakubeshye ibintu byancanze, ntumbaze rwose ndumva neza isi yanyikaragiyeho, ndibaza impamvu ababyeyi be bohereje ifoto maze bakohereza ifoto imwe kandi hari abakobwa babiri, ahari byari guhita byoroha noneho kuko mba narahisemo Elodie, ariko se noneho ubu ndabigenza nte, ndabyitwaramo nte? Ahari rwose Elodie araza kugira ngo ndi umusore utari seriye, naho wa mushuti we ahita amubwira ati ntakubeshye ibyo bintu ndumva bindenze, sinzi icyo nakubwira, sinzi n'icyo twakora, gusa nyine reka tubanze dufate umwanya tubitekerezeho dushaka ikintu cyo gukora cya nyacyo.
Ku rundi ruhande rero Elodie we rwose ahita yigira hanze nyine bamaze guherekeza Pati, aragenda akicara hanze maze agatangira kunywa nyine ikawa. Uba ubona mbese nta mahoro afite, uba ubona kandi yijimye, uba ubona yababaye bitabaho, nubwo nyine aba atarigeze rwose abwira Pati ko amukunda, ariko rwose Elodie aba akunda cyane Pati, ndetse na Pati aba akunda cyane Elodie, nubwo rwose baba bataricara ngo babivuganeho, ariko ukurikije nyine ibikorwa baba bakorana, ukuntu baba basohokana, biba bigaragara nyine ko ari abantu bakundana. Jamila rero asanga nyine Elodie ahantu aba yicaye, maze agahita amubwira ati ndifuza ko rwose umbwiza ukuri, uriya musore muraziranye, niba hari ikintu nkwiye kumenya ndakwinginze kimbwire hakiri kare, kubera ko ngewe reaction nabonye mu maso yanyu biragaragara ko rwose muziranye kandi hari ikintu gikomeye muziranyeho. Naho rero rwose Elodie kubeshya bitaba ari ibye, ahita abwira Jamila ati rero uriya musore ni wa wundi nyine nakubwiraga twahuye, gusa nyine nta kindi kiri hagati yacu, kubera ko ntiyigeze ambwira ko mukunda, nanjye ntabyo namubwiye, nta kintu rwose kiri hagati yacu uretse ko twahuye gusa. Naho Jamila ati ntakubeshye njye ndabona rwose harimo ikintu, kandi nyine n'ukuntu wajyaga umumbwira hari harimo ikintu rwose. Elodie ati humura rwose tekana, nta kibazo habe na kimwe, nta birenze nyine, wowe igumire mu rukundo n'umukunzi wawe. Naho Jamila tumva nkubwire ibi bintu numva rero birancanze rwose, gusa nyine nifuzaga kumenya niba ari amahoro, ariko nanone ndumva ntazi icyo gutekereza, kubera yuko uriya musore ndamukunda cyane, kandi nyine wumva nawe mwigeze kumenyana, sinzi rero icyo gukora. Elodie ati hoya njyewe nturi guntekerezaho, ni ukuri gumire muri gahunda yawe rwose, kuko njye nawe nta kintu kiri hagati yacu. Jamila rero arongera akabaza Elodie inshuro ya kenshi ati none se umubano wanjye ndetse na Pati urawushyigikiye? Naho rwose Elodie ati ntugire ikibazo, ndabashyigikiye rwose 100%. Jamila leta amubwira ati noneho ndatuje nta kibazo rwose, ubwo reka ibyo tubyihorere. Pati rero we agera mu rugo nyine, maze wa mushuti we agahita aza kumureba. Uyu mushuti rero wa Pati ahita amubaza ati mbwira rero iki kibazo ugiye kucyitwaramo ute? Ahubwo se urebye neza wabonye nyine Elodie yabyitwayemo ate? Naho Pati atumva nkubwire akimbona ndetse bakimubwira ko nyine ndi fiance wa Jamila, yahise rwose yiruka nyine, ubona ibintu biramurenze nyine. Hamaze akanya arongera nyine arikaruma, ariko rwose ikigaragara cyo nyine nawe urabyumva yatunguwe, ariko nanjye natunguwe kuko nabuze uko nifata. Natekereje nyine nk'ukuntu ari bubifate, numva ko nyine ari bumfate nk'umusore nyine utazi gufata umwanzuro. Umushuti we ati none rero uritegura gukora iki? Naho Pati ati rero ngewe natekereje ko rwose umubano wanjye ndetse na Jamila ugiye guhita urangirira hano, sinzongere kumuvugisha, ntituzongere guhura ukundi, kubera ko n'ubundi nta kintu rwose kiri hagati yanjye nawe. Umushuti we ahita amubwira ati nanjye ndumva rwose ariko wabigenza ibintu bitaragera kure, gusa nanone ugomba nyine gushaka ukuntu uzaganiriza Elodie, maze ukamubwiza ukuri nyine ukuntu ibintu byose byagenze. Pati rero ahita amubwira ati ntakubeshye rwose ibi bintu pe birancanze, uzi gutungurwa ariko abantu utarizi ko hari ahantu bamenyanira, maze ugasanga ni abavandimwe. Umushuti we ahita amubwira ati nyamara afata rwose umwanzuro, maze nyine niba ukunda Elodie bya nyabyo umwegere unamubwire ko umukunda, maze ibindi birangire nyine, naho ubundi rwose uzabura icyo ufata n'icyo ureka. Pati rero nk'uko rwose yari yabiganiriye n'inshuti ye, ahamagara Elodie, maze Elodie akamwitaba. Pati rero aramubwira ati ni ukuri ibintu byabaye rwose byarancanze cyane, gusa nyine
ntabwo rwose nigeze nshaka kugirana umubano muremure n'umuvandimwe wawe, dore ko ntari nzi ko ari n'umuvandimwe wawe, ariko ubundi ndibaza impamvu ababyeyi bawe bohereje ifoto imwe gusa ntibohereze amafoto ya mwembi. Naho Elodie ati ni njye wabigizemo uruhare, numvaga rwose ntakeneye ko hari ifoto yanjye mbohereza umusore tutaziranye. Naho rero Pati abwira Elodie ati rero ntakubeshye rwose, njyewe nagukunze nkikubona, nagukunze kera, nagukunze nyine umunsi duhura bwa mbere, kubw'amahirwe ndongera mpura nawe, nakwishyizemo kandi cyane, mba numva nyine ari wowe nkunda, ari nawe ntekereza, ariko nyine kuko ababyeyi bari bansabye guhura na Jamila niyo mpamvu nyine nahuye nawe, ariko nakubeshye rwose simukunda. Nawe rero ahita amubwira ati rero nkubwire rwose ntabwo wababaza umuvandimwe wanjye, ni ukuri ugomba gukomezanya nawe, ntabwo nkubwiye ko nanjye ntigeze nkwiyumvamo, nanjye ndagukunda cyane, nubwo utari warigeze umbwira yuko unkunda rwose, ariko nakomeza gutekereza, ariko ubu ngubu ntabwo ni ukuri bigishobotse rwose, ntabwo ngifite impamvu yo kugutekereza, kuko ubu ngubu uri fiyanse w'umuvandimwe wanjye, ngomba kubyubaha rero uko byagenda kose, nawe kandi ni uko ugomba kubigenza, ugomba rwose kubyubaha. Pati ati hoya rwose ntabwo ibyo bintu byashoboka, kubera yuko ndagukunda, ntabwo rero nabasha rwose kugusimbuza undi muntu. Elodie ati ubu aho bigeze ntabwo byashoboka kuko umuvandimwe wanjye nawe aragukunda cyane, ntabwo rero rwose natuma ababara. Elodie rero we ukomeza kwihagararaho, agerageza no kwereka umuvandimwe we ko rwose nta kibazo kuba yakomezanya na Pati. Mu by'ukuri mu mutima ntabwo rwose biba bimeze neza, ibintu biba byamwivangiyeho. Ajya rero kureba wa mutante wabo, maze akamubwira ati ni ukuri ntakubeshya wowe tante urabizi, ntabwo nakubeshya, nkubwiza ukuri ibintu byose. Naje gusanga nyine wa musore bahuje na Jamila ari wa musore nyine nanjye twahuye bwa mbere, kandi urabizi ko nyine uriya musore rwose namwiyumvagamo, narabikubwiye. Hanyuma rero ntakubeshya nuko rwose nagerageje kwereka Jamila ko nta kibazo, ariko nyine njyewe ndamukunda kandi nabuze amahoro, siko ntaryama ngo nsinzire, si ukukubeshya rwose ntabwo nzi icyo gukora. Naho rero tante wabo ibi bintu biramukomerera, kuko aba bana bose baba babereye tante wabo. Ahita abwira rero Elodie ati none se Elodie, wavugishije ukuri nyine ukabwira Jamila uko ibintu byose bimeze. Naho Elodie atari ku Jamila nawe akunda uriya musore cyane, rwose nabamubabarije umutima. Naho rero tante wabo ati none se ubundi urumva bizarangira bite, niba muri mwese hatagize uharira undi, mu by'ukuri urumva bizagenda bite, urumva bitazateza ikibazo nyuma? Naho Elodie ati ndagerageza nyine mbyikuremo, kubera ko rwose ntabwo nshaka kubangamira umuvandimwe wanjye. Tante we rero ahita amubwira ati icyo ni icyemezo gikomeye, kandi rwose ni ibintu bisaba imbaraga, ubwo nyine genda wicare ubitekerezeho neza, ubutaha uzambwira icyo gukora. Elodie aramubwira ati yego, gusa nyine ntabwo biba ari ibintu byoroshye rwose ko Elodie yakwikuramo uyu musore, nubwo aba agerageza rwose guharira nyine umuvandimwe we. Ku rundi ruhande rero Pati we rwose afata umwanzuro wo kujya kubwira nyine Jamila ukuri, akamuhakanira rwose. Aragenda rero maze nyine yagerayo yakomanga, n'ubundi rwose hakaza gufungura Elodie. Gusa nyine mama wabo aba ahagaze mu idirishya ariko bareba, abagifungura maze urukundo rukanga, bahita bahoberana maze bakaba barasomanye. Mama rero wa Jamila arumirwa nyine akibona ibi bintu, ahita agwa mu kantu, kubera ko ntabwo rwose aba yari abizi ko baziranye, we nta n'ibitekerezo aba yari abifiteho. Ahita rero kwihangana byanga, maze nyine agahita asohoka. Bakimukubita amaso bahita nyine barekurana, bakigira nkaho nta cyabaye, ariko aba yababonye. Ahita ababaza ati ibintu mbonye ni ibiki, kubera iki rwose wowe Pati utigeze umbwira ibi byose, wari usanzwe uziranye na Elodie? Batangira rero kumubwira uko byari bimeze, maze akagwa mu kantu rwose. Rero
Pati ntabwo aba akivuganye nyine na Jamila, ahita yigendera Jamila ataranaza ngo bavugane. Mama wabo biramucanga maze agahita ajya mu cyumba, aragenda agahita ahamagara rero mama wa Pati ati ni ukuri ibyo mbonye noneho rwose ni agahomamunwa, umuhungu wawe akundana n'undi mukobwa wanjye mutoya. Naho rero mama wa Pati ati oya ntumbwire, none se wari ufite abakobwa babiri, kubera iki se wanyoherereje ifoto y'umukobwa umwe? Naho mama wa Jamila ati nyine umwe rwose yanze yuko nohereza ifoto ye, ati ariko nyine ishyano rwose ryaguye kubera yuko ni nawe ahubwo bamenyanye mbere, none nsanze bari gusomana. Mama rero wa Pati nawe nyine ibintu biramucanga akagwa mu kantu, ariko nanone we ntabwo abitindaho kuko icyangombwa cyari uko nyine umuhungu we azashaka muri ruriya rugo. Kuba rero aba yakunze n'ubona umukobwa waho ntabwo rwose biba ari ibintu bimuremereye cyane. Gusa nyine nta muntu n'umwe ubibwira Jamila ibyabaye. Naho rero Elodie we rwose arongera agahita agenda yiruka maze akajya kureba tante we, dore ko rwose ari n'umunyamabanga we. Agerayo akamubwira ati noneho tante, ibintu nkoze ntabwo bibaho. Ati tekereza yuko Pati yaje kureba Jamila maze nkaba njya mufungurira, noneho rero ikirenze kuri ibyo njye nawe twasomanye. Noneho tante we ahita agwa mu kantu akavuga ati dore rwose ni ibi navugaga, ni ibi nakubwiraga ngo ugomba kuganira n'umuvandimwe wawe maze rwose mugahitamo ugomba gukundana n'uriya musore, kuko rwose ibi bintu ntabwo bizarangira neza habe na gatoya. Wakoze amakosa akomeye, tekereza ko rwasumbanye na fiance w'umuvandimwe wawe, nubwo nawe nyine ari wowe mwamenyanye mbere ndetse rwose mukaba munakundana, ariko nyine bizwi yuko ari fiance w'umuvandimwe wawe. Elodie ati rero rwose tante, urukundo ruri kundusha imbaraga si ukubeshya. Naho tante bahita amubaza ati none se Jamila yabifashe ate? Naho Elodie ati Jamila nyine ntabwo bigeze banabonana, ariko mama wa Jamila we nyine yabibonye. Tante wabo rero nanone birongera bikamucanga rwose, ibintu biba bimaze kumukomerana neza, yayobewe icyo gukora. Ahita amubwira ati rero genda wicaze umuvandimwe wawe umusabe imbabazi kandi unamubwire ibyo wakoze byose. Naho rero igihe nyine mama wa Jamila aba ari kuvugana na mama wa Pati, burya nyine Jamila aba ari kubumva ari kuri esikariye, arakomeza nyine agahagarara akumva ibintu mama we aba ari kuvuga, dore ko nyine mama we aba ari mu cyumba, naho Jamila we nyine ari kuri esikariye ziri inyuma y'icyumba cya mama we. Arabyumva byose uko bingana, maze kwihangana bikanga akaba araturitse ararize, amaze kumva ko nyine umuvandimwe we yamuciye inyuma kuri fiance we. Mama we ahita yumva ko Jamila byose yabyumvise, maze agasohoka yiruka agahita asanga Jamila yicaye hasi amarira yamurenze. Ati ntabwo bishoboka, ntabwo rwose bishoboka yuko Pati yaba yarambeshye ndetse na Elodie akaba yarambeshye. Baba bakiri muri ibyo rero, Elodie nyine uba wagiye kureba tante we aba yongeye agarutse mu rugo, maze noneho agasanga intambara yarose. Jamila akimubona ahita amusingira maze agatangira kumukubitagura inshyi. Ati ntabwo nari nzi yuko uri umuvandimwe mubi bigeze aho, njyewe narakwitangiye ndeka buri cyose kugira ngo wowe nyine kigukorerwe. Urabizi ko mama yari yaravuze ko afite amafaranga yo kwishyurira umwana umwe, ariko narakwitangiye kugira ngo wowe inzozi zawe uzigereho, ariko wowe wangije n'ibyo rwose nari ntangiye kugeraho. Umuntu umwe rukumbi nigeze nkunda mu buzima umunkuyeho, uramutwaye koko, kandi warampakaniye ukambura ko nta kintu kiri hagati yanyu. None gute mwabashije gusomana kandi nta kintu kiri hagati yanyu? Naho Elodie rero n'ubundi uba rwose atagifite amahitamo yo gukomeza kwihagararaho, aramubwira ati rwose ndamukunda cyane Pati, kandi nawe arankunda, ariko nyine kuko yamenyanye nawe bitunguranye rwose, nta nubwo kandi yaje azi ko muzakundana, yaje nyine aje kukureba kugira ngo ahakanire ababyeyi be, ariko nyine birangira uko byagenze nanjye duhuriye hano. Gusa nyine ntakubeshye rwose turakundana kandi cyane na Pati, kandi ni ukuri ntabwo rwose nabasha kureka urukundo rwanjye ngo nduguharire, kubera yuko Pati ntabwo agukunda, nubwo wowe umukunda cyane ariko we ntagukunda, ariko njye turakundana.
rero ni ukuri byumve, kandi njye nawe twahuye bwa mbere, urabizi inshuro zose nakubwiraga ko uriya musore ari mwiza kandi rwose mwiyumvamo nubwo tutarabwirana ko dukundana. Narabikubwiye nyine ibyo bintu inshuro nyinshi. Naho rero Jamila umujinya uba wamwishe, arongera akamufata akamukurura imisatsi, ati nyine se kuki utabimbwiye umunsi wa mbere umubona ukareka njye nawe tukabanza tugakundana? Urabizi kandi narabikubwiye ko mukunda cyane, kubera iki rwose uhisemo kumbabariza umutima no kunsenyera ibyo rwose nari ntangiye kubaka. Mama we rero nyine n'ubundi ubusanzwe adakunda Elodie, ahita amubwira ati narakubwiye, wirirwaga uvuga ko umushyigikiye ari umuvandimwe wawe, dore we rwose ibyo agukoze. Ahindukira rero akabwira nanone Elodie ati nuko urakoze kudusengera umuryango, urakoze kumusandariza umutima, urakoze rwose kutwangiza, urakoze kutubuza ibyishimo bimwe gusa mu buzima twari tubonye. Na kera na kare rwose nari nyobewe ikintu cyiza wakora, nta na kimwe. Noneho rero Elodie agahinda agahita kamwica, maze akagenda akajya hanze, sukurira akivayo, agahinda kaba kamweguye. Naho rero ku rundi ruhande mama wa Pati aramuhamagara akamubaza nyine ibyo yumvise. Pati rero aramusobanurira, maze akamubwira ko rwose uriya mukobwa ari we yamenye mbere, gusa nyine yanabibwiye mama we nubwo mama we atigeze abyitaho, kandi nanone atarazi yuko aba ari abavandimwe. Pati rero amubwira ko rwose amahitamo ye ari Elodie, nta n'undi mukobwa rwose yakunda. Naho mama we nawe ati icyangombwa ni uko isezerano ry'umuryango wacu utaryangije, icyangombwa ni uko nyine uzaba ushatse umukobwa wo muri uriya muryango, ibindi ubwo nyine bazabyikemurire, kuko n'ubundi nibo banyoherereje ifoto imwe aho kunyoherereza abiri. Iyo baba baranyoherereje amafoto ya bombi, uba waramaze kumenya yuko uwo mukobwa musanzwe munaziranye, maze mukanakomezanya rwose ntawe mwangirije ahazaza. Pati rero we yumva nyine ibibazo byose bihari, maze agahita akubita agatima kuri Elodie, ahita amuhamagara kuri telefone ati Elodie umeze neza? Elodie aba ari kurira nyine, amusubiza nyine n'amarira, maze Pati agahita yumva ko rwose Elodie atameze neza. Pati rero ahita amubwira ati umva, sohoka ndaje ngufate mu rugo iwanyu, uransanga mpagaze ku muhanda. Elodie rero ahita asohoka, maze Pati akamushyira mu modoka, bagahita bajyana nyine kwa Pati. Baragenda bakicara muri salo, maze Pati akamusaba imbabazi ati mbabarire rwose ibi byose ni njye nabiteye. Elodie atari ko sinakurenganya, nanjye nabigizemo uruhare, kubera yuko ntabwo rwose wari ubizi ko turi abavandimwe, kandi warabimbwiye neza ko utari uje kumukunda, wari uje nyine kugira ngo wubahirize gahunda y'ababyeyi bawe. Gusa nyine amarira aba yamurenze, ari kurira cyane, maze akabwira Pati ati rero ikintu kimbabaje ni kimwe, umuvandimwe wanjye we rwose twarumvikanaga tugashyigikirana ibintu byose, none ubu tuvugana twarangije gushwana. Mama we n'ubundi asanzwe anyanga, ariko noneho ubu mvuze byose neza, kubera yuko n'umuvandimwe wanjye ndamubuze. Pati rero aramuhobera, maze akamuryamisha mu gituza cye ati nukuri ndakwinginze rwose tuza, kubera yuko nta kundi kuntu nyine byagenda. Bakomeza rero bicaye aho ngaho baganira nyine, Pati ari kugerageza guturisha Elodie, ariko Elodie agera aho nyine agatuza, maze bagatangira kwirebera agafilime ndetse no kuganira rwose bagerageza guseka. Hashira iminsi rero ibintu rwose bimeze nabi hagati ya Elodie ndetse na Jamila. Iyo Elodie yatahaga, Jamila yahitaga ajya mu cyumba, ntabwo rwose bari bagikubitana amaso, kubera ko Jamila yari yararakariye cyane Elodie. Naho rero ku rundi ruhande Pati we rwose ajya kureba wa mushuti we, maze akamubwira ati ntiwahoraga umbwira se ko wifuza kuzambera garçon d'honneur? Ati noneho uba ushaka rwose ikoti, kubera yuko ubu rwose ubukwe buri hafi. Naho mushuti we ati none se uzabukora nande ko ufite abakobwa babiri? Naho Pati ati mfite abakobwa babiri? Ati hoya rwose, njyewe umukobwa nkunda n'umwe gusa, ni Elodie. Uyu mushuti we ahita amubaza ati none se Jamila yarabyakiriye? Pati ati hoya ntabwo yabyakiriye, ariko nyine nta yandi mahitamo, kubera yuko nkunda Elodie cyane kandi nawe arankunda, rero nyine tugomba kuzakora ubukwe byanze bikunze. Uyu mushuti we rero ahita amubwira ati amahitamo yawe ndayubaha urabizi, rwose tubinywere
kandi ikindi nta na rimwe wigeze ubwira Jamila ko umukunda, sinzi impamvu yakwishyizemo cyane. Pati ati nyine nanjye niyo mpamvu nta kintu nishinja, gusa nyine Elodie we narabimubwiye ko mukunda kandi cyane. Naho rero uyu mushuti we ahita amubaza ati none se Elodie we yabifashe ate? Undi ari nawe ati Elodie nyine we ubu nta kibazo nawe yarabyemeye ko tugomba kuguma mu rukundo. Elodie rero akomeza rwose gusaba imbabazi Jamila z'ibyabaye, ariko Jamila ntabwo aba abyumva, aba yaramurakariye birenze ibikenewe. Elodie rero umunsi umwe ajya nyine kureba Pati, akamubwira ati ariko se ubu ibi bintu nzabigenza nte ko mbona nta muntu n'umwe mu muryango wanjye ushyigikiye, yaba mama wacu ndetse yaba na Jamila, abantu bose barandakariye, baranyanze rwose, bangize ruvumwa, ubu se bizagenda bite? Naho rero Pati ahita amubwira ati ariko nyine ntabwo tugomba gusubira inyuma, uko byagenda kose njye nawe nyine tugomba gukora ubukwe, none se ubundi urumva nyine twabigenza dute? Ntabwo twabaforusa kubabarira, kandi ikindi nta makosa wakoze kubera yuko ni wowe twamenyanye mbere, mu by'ukuri sinumva n'impamvu bakurakariye. Uyu munsi rero Pati rwose abwira Jamila nyine ko ahubwo agomba no kuba agumye hano, maze nyine abo mu rugo iwabo bakabanza bagatuza, kuko bose n'ubundi ntawe ukeneye kumureba. Uyu munsi rero Pati Elodie ukuntu nyine amukunda kandi akamubwira ati rega rwose Elodie, ntabwo umunezero wacu tugomba kuwuha abandi, ntabwo ushobora gufata urukundo rwawe ngo uruhe undi muntu kandi atarukwiye. None se ubundi niyo wandeka rwose ntabwo nakunda Jamila, kuko nyine ni wowe nkunda, ntabwo bishoboka ko rwose namukunda. Ubwo rero icyiza ni uko rwose umunezero wacu tutagomba kuwureka ngo ugende. Usigaje inshuro imwe gusa, uzagende winginge Jamila umusabe imbabazi, niyanga kukumvira nyine ubwo nta kundi, kubera ko njye nawe nta kigomba kuduhagarika kubana, ubwo nyine tuzakora ubukwe butarimo umuryango, nicyo bivuze. Naho rero Elodie ahita abwira Pati ati rero rwose mama wacu we adahari ntabyumva, kuko n'ubundi aranyanga cyane, nta kintu cyiza ajya anyifuriza, ariko umuvandimwe wanjye we ni byose kuri njyewe, kuko yari anshyigikiye guhera kera kose. Uyu munsi rero Pati nyine amusaba ko yarara, maze nyine bakarara baganira, ubundi nyine ejo bakazabyuka ibyo ari byo byose bafashe umwanzuro w'icyo gukora. Elodie rero arabyemera, maze nyine umunsi wakurikiye arataha, yagera mu rugo akongera akajya kureba Jamila, gusa noneho Jamila aba yanarakaye cyane, kuko aba yaketse ko nyine n'ubundi Elodie yaraye kwa Pati, gusa nyine aba abona ko nta kintu cyo kubihinduraho afite. Elodie rero yongera kumusaba imbabazi aciye bugufi rwose, akamubwira ati ndakwinginze muvandimwe wanjye, urabizi uri byose mfite, nta wundi muntu n'umwe mfite kuri ino si, ni wowe muryango wenyine nsigaranye, uramutse undetse rero nta muntu n'umwe rwose naba ngifite, kandi nyine urabizi ndamukunda cyane Pati, ku buryo ni ubuzima bwanjye kandi niwe munezero wanjye, ndakwinginze rero kuri iyi nshuro mbabarira, maze rwose unshyigikire. Birabanza bikagorana, ariko rwose na Jamila aba abona ko n'ubundi urukundo rwe ndetse na Pati rudashoboka habe na gatoya. Ikindi kandi nawe aba amaze gutekereza neza yuko aba bombi bahuye mbere y'uko we ahura na Pati. Abwira Elodie atumva rero rwose nubwo mbabaye, nubwo umutima wanjye umenaguritse, ndakubwiza ukuri mfite agahinda kenshi cyane, ariko nanone nta yandi mahitamo rwose mfite, urukundo rujya aho rushaka, kandi nanone sinababangamira gukundana, kubera ko n'ubundi ntabwo natuma rwose Pati ankunda ku ngufu, kuva ari wowe yahisemo, nanjye nyine ngomba kubyemera, maze nyine nkabareka mukibanira kandi mukabana mu mahoro.
Elodie rero aramubaza ati none se urambabariye? Naho Jamila ati ndakubabariye muvandimwe wanjye, kuko nanjye ni wowe gusa mfite kuri iyi si, ubwo rero ntabwo rwose nabura umuvandimwe. Barahoberana rero maze rwose ibyishimo nyine bikongera bikaza. Elodie rero abwira Jamila ko nyine ari kwitegura gukora ubukwe ndetse na Pati. Mama wabo rero ahita atunguka mu cyumba nyine aho bari bari kuganirira, ati ngo uritegura gukora ubukwe? Ngewe rwose ubwo bukwe bwanyu sinzigera mbuzamo habe na rimwe, muzagende nyine mubane, ariko njye ntabwo nshobora rwose gukandagira muri ubwo bukwe. Jamila rero agerageza nyine guturisha mama we, ariko rwose ntabwo biba bishoboka, n'ubundi aba asanzwe yanga uyu mukobwa, ubwo rero ntabwo rwose aba yajya kumushyigikira mu kintu cyiza aba agiye kugeraho. Umunsi wakurikiye rero Elodie ahamagara Pati maze akamubwira ko rwose Jamila yamubabariye kandi yiteguye kumushyigikira muri byose. Pati rero ibyishimo biramurenga, maze nyine akanabibwira iwabo ko rwose Jamila yamubabariye kandi nyine bari kwitegura gukora ubukwe we ndetse na Elodie. Imyiteguro y'ubukwe rero iratangira ku miryango yombi, ariko nyine mama wa Jamila we rwose ntabwo aba abirimo, aba anameze nk'aho nta kizaba iwabo, gusa nyine baba bamwihoreye kuko n'ubundi nta kiba gitangaje kiba kirimo. Imyiteguro rero irarimbanya, maze nyine umunsi wabo w'ubukwe ukagera. Ibyishimo rero biba ari byose kuri Elodie ndetse na Pati. Baba bambaye neza cyane rero, Pati aba yaherekejwe na wa musore w'inshuti ye, naho Elodie aba yaherekejwe n'umuvandimwe we Jamila, ari nawe rwose wamwambariye. Ibintu biba biryoshye, baba basa neza, ibyishimo biba ari byose, umuryango wa Pati uba wishimiye cyane Elodie, dore ko rwose aba ari n'umukobwa mwiza kandi umukobwa witonda ugira umutima mwiza, ku buryo biba byoroshye ko umuntu uwo ari we wese rwose yamukunda byoroshye. Ubukwe rero buraba bukarangira, maze Pati ndetse na Elodie bagataha iwabo. Bagera rero imbere y'umuryango, maze Pati agahita abwira Elodie ati uyu munsi rero ntabwo ugomba kwinjira mu nzu yacu nshya rwose ugenda n'amaguru yawe, uyu munsi ndaguterura kugeza nyine nkwinjije mu nzu. Aramuterura rero nk'uko yari yabimubwiye, maze akamujyana mu nzu akamwicaza mu ntebe. Baricara rero maze nyine bagatangira kuvuga uko umunsi wabo wagenze. Pati rero abwira Elodie ati ntakubeshye ndishimye ku buryo ntabwo nabasha kubikubwira ngo ubyumve, uyu munsi narawurose igihe kirekire rwose, natekerezaga umunsi uzaba wamaze kuba uwanjye, wicaye mu nzu ntekereza ko nzajya nkagusanga, ntekereza ko ari njye nawe ubuziraherezo. Naho rero Elodie ati cecekere ntabwo wabyumva, nanjye rwose uyu munsi nahoze nkurota, tekereza yuko kuva nabaho aribwo bwa mbere nari nkunze umusore, ni ubwa mbere rwose nari nkunze, ubundi bajyaga babivuga ngo ntabwo nzashaka kubera ukuntu nyine ntajyaga mvugana n'abahungu. Pati rero ahita aseka ati burya nanjye ndarenze, tekereza icyo gitego nsinze cyananiwe gutsindwa n'abandi bantu bose. Naho rero Elodie ati reka ugitsinderega, uri umusore mwiza cyane, ikindi kandi nyine uratandukanye cyane rwose, uri umwana mwiza, ugira umutima mwiza, wararezwe, uzi gukunda, mbese ubundi byose umukobwa yakwifuza ku mugabo urabyujuje, gusa nyine ndagukunda cyane kandi rwose nzahora ngukunda, nzakubaha, mbese nzakubera mama w'abana bawe. Pati rero ahita amuhobera maze agatangira kumusoma, aramubwira ati nanjye ndagukunda cyane kandi ubyumve, ndishimye ntabwo ushobora kubyumva, ndetse rwose nawe ndagushimiye kuba waremeye kunkunda no kumpa ibyishimo. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment, ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.